kugira ngo wumve neza iyi nkuru reka mera ahangaha. Byakomeye, igikuba kirasa n'icyacitse, ishyano ryacitse umurizo. Mu nkuru yacyo cyahaye umutwe ugira uti abarimo umunyamakuru Rugaju Rigani barafunzwe. Ikinyamakuru Bwiza cyagize kiti abantu 3 barimo umunyamakuru Ndayishimiye Rugaju Rigani ukorera urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA biravuga ko bafunzwe bakekwaho kunyeza amafaranga ya APR FC. Amakuru avuga ko Rugaju Rigani yataye muri yombi hamwe na Kalisa wahoze ashinzwe umutungo muri APR FC cyo kimwe na Mugisha Frank Jangwani usanzwe ari umuvugizi w'abafana ba APR FC. Uko ari 3 bataye muri yombi ku mugoroba wo kuwa 3 tariki ya 30 Nyakanga 2025. Aba bari mu bantu gukorwaho iperereza ku mafaranga ataratangazwa umubare yanyejwe muri APR FC. Ntiharamenyekana kandi uko yaba yaranyerejwe. Ibitangazamakuru birimo SKFM byatangaje ko amafaranga avugwa ari ayifashijwe mu mukino wa CAF Champions League 2024-2025 wahurije APR FC na Pyramide mu Misiri muri Nzeri 2024. Rugaju ari mu banyamakuru bari baherekeje APR FC kuri uyu mukino. APR FC yatsinzwemo ibitego 3-1. Ni iki mu by'ukuri cyishe nyuma y'iri fungwa ry'abazwi n'abatazwi bafite bahuriye na APR FC? Umwe mu banyamakuru b'abanyamwuga bayoboye abandi mu Rwanda ukweye radio bivuga ko iyoboye izindi mu Rwanda mu mikino kubera ubunyamwuga bwayo, B&B Kigali FM witwa Imfura Yacu yanyarukiye ku rukuta rwa X rwahoze rwitwa Twitter nuko aragira ati amakuru yizewe agera kuri B&B Kigali FM aravuga ko amaze iminsi yafunguye kese yo gukurikirana amakosa yaba yarakozwe mu miyoborere yaba yarahombeje APR FC mu igurwa ry'amatike n'abakinnyi, aho bigaragara ko byateje igihombo faranga ku ikipe y'ingabo z'igihugu. Ababikoze bakaba bibezwa n'inzego zibishinzwe. Ntabwo byoroshye, benshi bagiye kure, bamwe batangira kubihuza n'amakimbirane amaze iminsi havugwa hagati y'abanyamakuru ba RBA aribo Rugaju Rigani ndetse na Lorenzo Christian. Ariko se ubundi mu by'ukuri uyu Rugaju Rigani uri kuvugaho ubujura ubusanzwe ni muntu ki? Koko se mu busanzwe yari umujura? Ubundi se nibyo? Reka mera ahangaha gusa mbere yuko nkomeza ariko nizere ko wamaze gukanda kuri iyi video. Niba kandi ari ubwa mbere ugeze ahangaha kora subscribe kugira ngo uzajye gucika n'ibigana tubategurira umunsi ku munsi. Ngiye wumva nitwa J12 mbaye ikaze. Uyu ni Rugaju Rigani, umunyamakuru ukomeye cyane ufite igikundiro gihambaye kuva hano i Kigali kugeza mu bice byose by'igihugu no hanze yacyo. Nubwo umwanya we hafi ya wose awumarira mu kumva, gusoma no kureba ibijyanye n'umupira, ariko burya ngo mu byo akora byose nk'undi musore wese gasagura n'umwanya wo kureshya inkumi gutereta. Kubazi neza n'abakurikirana Rugaju Rigani mu biganiro akora bamushinja kuvuga cyane, kwiharira ijambo kuruta abo bari kumwe, by'umwihariko iyo bigeze mu kujya impaka biba bigoye ko hari undi wamurusha ijambo. Ariko nyamara kuri we ngo ibyo ni imbusane, kuko we ngo ahubwo buriya ngo aba yavuze amagambo make cyane bitewe n'ibintu byinshi aba yifite mu mutwe. Ni ukuvuga ko biramwita byinshi aba yavuze n'umwanya afata avuga mwita ko aba yihariye ijambo, kuko ari n'agatonyanga mu nyanja k'ibyo akaba yavuga. Ni umunyamakuru w'umuhanga mu buryo budashidikanywaho, by'umwihariko mu busesenguzi, kuko yasobanura ibintu na tekinike mu kibuga, hanyuzamo akanatanga ingero nyinshi kandi zitandukanye kugira ngo buri wese asobanukirwe. Akananyuzamo agatebya, akanashyiramo na sirenge zigezweho kugira ngo ajyane n'urubyiruko, ariko kandi akanashyiramo n'akantu ka maturity kugira ngo abakuze nabo bamwisangeho. Ibyo byose rero ahuzahuza bituma uryoherwa n'ibyo ari kuvuga, ukumva utahaga kumwumva. Ubu mu mikino ku rutonde ashyirwa mu myanya y'imbere cyane mu banyamakuru b'abahanga muri siporo, ariko kandi banakunzwe cyane. Hahandi ajya nko muri stade abantu bakamwuzuraho, buri wese yumva ashaka kumukoraho, ku buryo biba ngombwa ko hitabazwa inzego z'umutekano kabona uko asohoka aho ngaho. Urwo rukundo rero yerekwa n'abantu ngo rumuha isomo rikomeye, ariko kandi rukamusigira n'umukoro wo kurushaho gushima Imana no kwicisha bugufi. Ntiyigire igitangaza kuko abizi neza ko ibyo byose bigeraho bigashira umuntu agapfa. Mu minsi ishize mwumvise ibihuha byamwirukanaga ku kazi. Ibi ni ibihuha byakwirakwijwe habeshye ikinyamakuru Igihe ko cyabitangaje, gusa nyuma kiza kubihakana. Nyuma hanagaragaye aba YouTuber cyangwa se abakorera kuri YouTube banagiye kure bakamwohereza muri gereza, gusa byose byari ibihuha bigamije gushaka indonke binyuze muri views. Byose bifitanye isano n'ibyo Rugaju Rigani yatangaje ku mutoza Sendinga Innocent asa n'umukebura, gusa nawe abikoreramo amakosa.
nk'abandi banyamwuga bose yaje kugaruka kuri radiyo y'igihugu asaba imbabazi. Gusa ubu ngubu amakuru ahari nk'uko nabikubwiye ni uko Rugaju Rigani ubu ngubu afunze. Ariko si ubundi mu by'ukuri Rugaju Rigani ni muntu ki? Amateka ye kuva avutse kugeza uyu munsi ni ayahe? Igikundiro kirenze ukwemera afite gikomoka he? Afite inkuru nyinshi zo kumubaraho. Ubundi amazina ye nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Ndayishimiye Rigani, ariko ibyo si benshi bari babizi. Rugaju ni izina rya se umubyara, ubwo rigahita rihinduka izina ry'umuryango. Abiwabo bose baryongera ku mazina yabo. Impamvu rero yahisemo gukoresha Rugaju kuri radiyo aho kuba Ndayishimiye ni uko ngo ari ryo rigufi kandi rivugitse neza ryihuse. Rigani yabonye izuba mu mwaka w'1993 avukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa afite umwaka umwe baje kwimukira mu yindi karitsiye ahitwa mu Bibangwa aho muri Kongo n'ubundi. Avuka mu muryango w'abana 7, abahungu 4 n'abakobwa 3. Rigani akaba ari umwana wa 4 muri bo. Papa we yitwa Rugaju Manase, yitabye Imana mu mwaka wa 2008, naho nyina yitwa Sifa. Baracyariho. Umuryango wa Rigani bitewe no gushakisha ubuzima bagiye bajya ahantu hanyuranye mu bice bitandukanye by'isi, kuko nk'ubwo nka mama wabo hamwe n'abandi bana 2 bato bari muri Canada, mu gihe undi mukuru wa Rigani aba muri Kenya, undi akaba i Kinshasa, mu gihe Rugaju n'abandi bavandimwe be 2 baba inaha mu Rwanda. Gusa mbere y'uko bose bakura ngo batatane bari hamwe, reka ngusubize inyuma mu myaka. Mu mwaka w'1998 yari afite imyaka 5, ari kumwe n'umuryango we baje kwimukira mu Rwanda, bahita baza gutura mu Gatsata mu mujyi wa Kigali. Yavuye muri Kongo atarangije kwiga. Akigera mu Rwanda rero yahise atangira urugendo rwo gushaka ubumenyi binyuze mu ishuri. Amashuri abanza yigiye muri Ecole Primaire de Gatsata, aharangiriza imyaka 3, akora ikizamini cya leta aragitsinda. Ayisumbuye yakomeje muri Ecole de Gisenyi Inyemeramihigo, ahiga umwaka umwe ahita arokarasa akomereza i Kayonza aho yarangije icyiciro rusange Troncom. Yatsinze ikizamini cya leta yoherezwa kujya kwiga i Nyanza, aho yahize ibijyanye n'indimi, Kinyarwanda, Icyongereza n'Igiswahili. Aha niho yasoje ayisumbuye abona buruse imwemerera kwiga muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'uburezi. Mu mwaka wa 2016 nibwo yasoje amasomo ya kaminuza. Nyuma yo kurangiza kwiga, icyari gikurikiyeho noneho ni ugushaka imibereho, gushaka amafaranga. Rigani yagerageje gukora ibintu byinshi mu rwego rwo guhiga icyamubeshaho mu buzima bwa Kigali. Aho yahereye rero nta handi, ni mu itangazamakuru. N'ubundi yari yaryinjiyemo akiga muri kaminuza, ko mu mwaka wa 2014 nibwo bwa mbere yatangiye gukora kuri radiyo, aho yakoraga kuri Flash FM. Yakoze amezi nk'3 ahita aza kuri Contact FM, aho yahasanze abanyamakuru nka Chita na mugenzi we banakoranye. Aha kuri Contact FM yahakoze umwaka umwe, ariko nyuma aza gufata umwanzuro wo guhagarika itangazamakuru akajya gushakira ubuzima ahandi kuko nta mafaranga aribonagamo. Mu mwaka wa 2017 Rigani yimukiye muri Kenya, amara y'umwaka umwe. Mu kwezi kwa 8 kwa 2018 yagarutse mu Rwanda, noneho yinjira mu itangazamakuru, aho avuga ko ari bwo asa n'uwari utangiye mu buryo bwa nyabwo nk'umwuga, noneho ahemberwa. Icyo gihe yaraje kuri Radio 1. Rigani rero yaraje azanywe na Rugimbana Gasimbuye Rutamu wari wimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka wa 2021 Rigani yashwanye na Rugimbana wari waramuzanye wari na boss we, biza kumuviramo kwirukanwa kuri Radio 1. Nyuma yaho rero yaje kubona andi mahirwe yo kwerekeza mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Kuva mu kwa 5 2021 ni umukozi wa radio na televiziyo by'u Rwanda mu biganiro bitandukanye bya sport. Mu ncamake ubwo ngo urugendo rwa Rugaju Rigani kuva avutse kugeza uyu munsi. Ariko mbikubwiye mu buryo buvunaguye kugira ngo ubanze umenye neza ngo ni muntu ki. Ariko ndaje noneho tubyinjiremo akantu ku kandi mu buryo burambuye. Nkuko nabikubwiye haruguru, papa wa Rigani yitabye Imana mu mwaka wa 2008. Icyo gihe ubuzima bwari bugoye cyane kuko nyina yaragiye kurera abana 7 wenyine muri uyu mujyi wa Kigali, kandi amikoro atari menshi. Kubarera bose wenyine ntibyashobokaga. Nibwo rero nyina yafashe umwanzuro wo kohereza Rigani kwa nyirakuru, abariho akurira aregwa na nyirakuru na sekuru. Uyu nyirakuru yamwiteyeho cyane bishoboka, amutoza gusenga, amwigisha ko nta kintu na kimwe kibaho cyanira amasengesho. Barakundanaga cyane ku buryo ngo nyirakuru iyo yumvaga ijwi rya Rigani ngo niyo yabaga asinziriye yahitaga akanguka, cyangwa se akamuvugisha ari mu bitotsi ariko akamuvugisha. Umunsi rero uyu mukecuru yitaba Imana, Rugaju yarababaye cyane.
ndetse ngo kiri mu bintu bimwe byamubabaje bikamutera agahinda mu buzima bwe. Ngo umunsi nyirakuru apfa, Regan ubwo yigiriye muri morgue aho umurambo we wari uruhukiye, yinjiramo ajya kumureba ngo yari atarizera neza ko yaba yapfuye. Yaramwegereye ashyira amatwi ku mutima we yumva ntugitera. Ubundi uyu mukecuru yumvaga ijwi rya Regan niyo yabaga asinziriye yahitaga akanguka akamuvugisha, ariko kuri iyi nshuro Regan yaramuhamagaye ugira gatatu. Abonye atitabye ahita amenya ko byarangiye ashizemo umwuka. Yafashe video y'iminota 3 ari kuganiriza umukecuru ngo arebe uko yakanguka, ariko biranga. Aha niho uhita wumva neza uburemere bw'urukundo yakundaga nyirakuru. Mu buzima bwe bwite Rugaju Regan ni umusore ukiri ingaragu, nta mugore nta n'umwana afite, gusa ngo ni ikibazo cy'igihe. N'ubundi ngo mu gihe kitarambiranye cyane azashinga urugo. Ngo nubwo umwanya we munini awumarira mu bijyanye n'umupira yihebeye, ariko ngasagura n'umwanya wo gutereta no kuvugisha inkumi nk'undi musore wese nyine ugeze mu myaka nk'iyi. Byongeyeho wifuza gushinga urugo. Mu buzima busanzwe inyuma y'akazi ka radiyo na televiziyo y'u Rwanda, Rugaju Regan hari ibindi akora bimushimisha. Wakwibaza uti se nyuma y'akazi k'akasamutwe Rugaju abaye hati? Regan avuga ko ikintu cya mbere akora iyo atari mu kazi hari guhura n'inshuti ze bakaganira, bagatebya, bakungurana ibitekerezo. Zimwe mu nshuti ze akunda cyane kuba ari kumwe nazo kenshi harimo mugenzi we Faustino Simbigarukaho ukoresha Ishusho TV, na Ngabo Robin wahoze akorera Radio 1 ubu akaba yarabonye akazi muri Rayon Sport, n'izindi nshuti ze zitandukanye zitari zo muri siporo gusa. Ikindi kintu akora kikamuruhura ni ugusenga. Regan ni umukristo ukomeye kandi ubirimo neza, aho asengera mu itorero rya Foursquare. Rero ngakunda kujya gusenga cyane ku wa gatatu no ku cyumweru. Haba hari ibiterane runaka akabyitabira. Avuga ko gusenga ngo bimuha amahoro menshi, bikamuruhura, ndetse kuri we yizera ko gusenga bifite imbaraga zo kugira icyo bihindura. Hahandi uba ubona byose byanze, nta kindi cyo gukora gihari, ibintu byakurangiriyeho. Imbaraga z'amasengesho zishobora guhindura ibyari byananiranye. We yizerera mu gusenga cyane. Ikindi buriya ngo iyo ari mu rugo nta kazi afite, afata umwanya wo kumva no gusoma ibindi bintu bitandukanye na siporo. Akaba yareba nk'ibiganiro bisanzwe by'imyidagaduro abandi bakora, akaba yakumva cyangwa akareba nk'ibyegeranyo cyangwa amadokumentari yaba ya hano mu Rwanda no hanze yarwo. By'umwihariko ngo mu Rwanda akunda kumva ibyegeranyo byamunana cyane, ngaramufana by'indani. Regan ngo si umuntu w'ibirori no gusohoka cyane. Ubu ngubu rero igihari ni uko Rugaju Regan ndetse n'abandi banyamakuru bafatanyije bose bafunze. Ngayo nguko rero ngayo amateka ya Rugaju Regan, umunyamakuru w'umuhanga ukunzwe cyane ndetse uri kwigarurira imitima y'abakunzi b'imikino ku bwinshi. Inatso yari ikiganiro cy'uyu munsi, bakoze kubana natwe naho ubutaha Imana ibarinde.